Niba umaze igihe ushyira amashusho yawe kuri YouTube ukayashyiraho ako kanya ku mugaragaro icyo twita public, waba ukora ikosa rikomeye cyane kandi niyo mpamvu amashusho yawe atabona abayareba. Muri iyi video y'uyu munsi ngiye kukwereka ukuntu washyira video kuri YouTube ku buryo bikwiriye kugira ngo ubone abakureba benshi cyangwa views n'abakunzi bawe aribo bita subscribers. Muraho nshuti, murakaza neza kuri MD Empire TV. Niba ari inshuro ya mbere ugeze kuri uru rubuga, urakaza neza kandi uru rubuga ni urwanyu rwa MD Empire TV. Aha tuganirira ku bikoresho, inama n'uburyo bwo kugira YouTube n'uburyo bwo kubrandinga YouTube. YouTube, fata umwanya wawe ukore subscribe, dukurire hamwe. Tugiye rero, dore ibintu tugiye gutangiriraho. Ikintu tugomba gutangiraho ni ikintu bita public, aricyo bita visibility, aricyo set visibility. Ibi bintu tubyitondere, dore ibintu bya public, hari abantu baprodinga video agahita ashyira kuri public. Ibi nibyo ngiye kubigisha. Iyo ushaka gushyira video kuri YouTube hari amahitamo ubona. Iya mbere ni ayo ni ukubona icyo bita visibility. Visibility ariyo public ni ukuvuga ngo video yawe ntukahite uyishyira ku mugaragaro. Hari ikindi rero bita unlisted. Unlisted bishatse kuvuga ngo utarayashyira ku mugaragaro amashusho yawe wa uploadinze. Hakaza ikindi bita private. Ubu ni uburyo ushobora guhisha mu mashusho yawe. Niba waprodinze video ugashyiraho kuri private, ari n'ubu buryo njye nabakonsiye abantu bakoresha YouTube kuba wakaprodinga video yawe ukaba uyishyize muri private. Ni uburyo bwiza kandi bwizewe bwagufasha kugira ngo video yawe idahita ijya hanze. Ndagenda mbibasobanurira uko bigenda bimeze. Aha rero haza ikindi bita hari ikindi bita schedule. Iyi schedule ni uburyo ushobora gutegura video yawe, ugateganya igihe video yawe izageraho n'igihe izerekanwa igihe ushakiye, kugira ngo YouTube nyine algorithm ibanze inayikosore irebe bigomba kuba birimo. Hakaza icyo bita setters premier. Iki kintu setters premier ni ugusohora video yawe nk'igikorwa cyihariye, uteguza abantu kujya gusohora video yawe. Ibi ngibi impamvu mbiberetse ni ukugira ngo tujye tugendera hamwe. Abantu benshi b'abatangizi ba YouTube nk'uko nanjye nayitangiye bahitamo public, ariko ni amakosa akomeye. Uzarebe abakomeye kuri za YouTube ntabwo bahita bashyira video zabo kuri public. No, ntabwo bashyira kuri video zabo ugasanga video baraje bashyize kuri public nk'uko ubibona aha ngaha. No. Impamvu nyamukuru, iyo uhise ushyira video yawe kuri public, urimo uratuma YouTube algorithm itagenzura video yawe kugira ngo ibone kwisakaza ku bandi. Nkuko urabizi ko YouTube algorithm ireba titre yawe, ikareba ifoto yihariye washyizeho kujya uhamagara abantu, ireba description ariyo ubusobanuro bwa video yawe na tags na hashtags. Ibi narabisobanuye muri video yabanjirije. Iyo algorithm ya YouTube itabonye umwanya wo kubyiga neza, video yawe izereka abantu batayikunda kandi ntabwo bazayireba. Inshuti zanjye, urugero wenda mbahe, niba ukora video z'imyidagaduro, imipira, hanyuma YouTube ikayizana kuri home page yanjye, icyo gihe njyewe ntabwo nzayireba kuko ngiye nkora ibintu bijyanye na YouTube. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo icyo gihe rwose ntago nzaza ngo nyirebe. Niyo mpamvu nkubwira ngo ibi bintu ugomba kubyitondera. Ibi bituma udashobora kubona views rwose, cyangwa subscribers, cyangwa abantu batanga ibitekerezo byawe like, bikakuviramo kuba wacika intege, ukaba wakwigendera kuko nta views ubona kuri YouTube ukavaho. Ikibazo twakwibaza, ese noneho ukwiye guhitamo iki? Reka nkwereke neza mu buryo imbonankubone kuri YouTube studio dashboard yanjye, kugira ngo tugendane. Ngenza mbereka n'uko mbikora, ntago nzabagira. Nkuno urabona iyi
ni video ni YouTube studio, mfungura YouTube studio, iyi ni video ndi uploadinga. Iyi video niba ukoresha, ni ukuvuga ngo niba ugiye uploadinga video, ikintu cya mbere ugomba kureba umaze, tuvuge wamaze kujya uploadinga, utarajya ku yindi, uzajya umanuka hano hasi ureba ahantu handitse ngo publish to the subscription feed and notification subscribers. Ahantu nubona hatikinze, icyo gihe YouTube algorithm izatangira kureba video yawe yitunganye kugira ngo yigezeho abantu bagomba kuyireba. Uba waciye muri studio dashboard. Niba ukoresha YouTube app cyangwa YouTube studio app, YouTube ntizamenyesha abantu bawe ko washyizeho video, ariko iyo ukoresheje YouTube studio nk'uko mbikoresheje ya dashboard kuri mudasobwa cyangwa laptop yawe, cyangwa ukajya muri Google Chrome zo mu telefone cyangwa ukoresha telefone, icyo gihe YouTube izerekana amashusho yawe. Twihuse rero tugiye kuri visibility nk'uko nagiye mbibabwira. Visibility igira ibintu bibiri, igira save or publish. Save or publish, iki ni ikintu cya mbere. Save or publish. Save or publish ikubiyemo ibintu bitatu. Save or publish ikubiyemo ibintu bitatu, reka tuyigeho. Icya mbere ikubiyemo private, icya kabiri igakubiramo unlisted, icya gatatu igakubiramo public. Ni ukuvuga ngo ibi bintu uko ari bitatu ni uburyo ushobora iyo umaze gusetinga video yawe, ushobora kuvuga ati video yanjye ndayaploadinze, ariko ndayikora gute? Ikagira n'ikindi bita schedule. Visibility igira schedule. Iyi schedule nayo ndayibasobanurira. Ni igihe wowe ubwawe uba ugiye gushyiraho video yawe, ugashyiraho igihe izagira. Okay, reka twihute tujye kuri private. Private ni igihe video yawe uyaploadinga ariko ukaba nta wundi muntu ushobora kuba yayibona. Ibintu tubyumve. Ni igihe ushobora uploadinga video yawe akaba ari wowe wenyine ushobora kuyibona. Ariko kugaruka private, hari ahantu hari share privately. Ni ukuvuga ngo iyi share privately wowe ubwawe ushobora kuba wayisharinga umuntu bitewe n'uko wowe ushaka. Hakaza ni unlisted. Unlisted tugendane ibi bintu rwose kugira ngo sinshaka ko hari umuntu rwose ubisimbura. Unlisted ni video itagaragara ku mugaragaro. Ubwo ngo iyi video, iyo ushyize video yawe ku buryo bwa unlisted, bivuze ko ufite uburenganzira busesuye bwo kugenzura umuntu wese uyireba. Video iri muri unlisted ntabwo igaragara kuri channel yawe cyangwa kuri YouTube muri rusange. Ugomba kubanza gusangiza umuntu link. Ubwo udasangije umuntu link ntabwo yayibona. Noneho rero public ni video nyine yawe ubishyize hanze. Ni ukuvuga ngo umuntu wese iyo umaze uploadinga video yawe, umuntu wese aba yemerewe kuyibona. Iyo ushyizeho set as isa premier, ni ukuvuga ngo ubu yamamaje. Ni ukuvuga ngo video yawe bahita bayibona, bakabona ko igiye kuza, buri wese kuba yayibona. Ariko nababwiye ko public atari bwo buryo bwiza bwo kuba wahitamo. Schedule, nababwiye ngo schedule ni igihe uteganya ko video yawe yagiraho. Si ngombwa yuko usetinga schedule y'aka kanya ko tugiye gushyiraho video akanya kuva mu itariki. Oya, biba byiza iyo schedulinze video yawe ku yindi tariki y'undi munsi, kuko nagiye mbibasobanurira. Muri make rero twihuse, nagira ngo ngiye kubisobanura neza in deeply kugira ngo buri muntu wese abyumve, noneho kugira ngo nawe iri kosa utazajya urigwamo nk'uko ngiye kubereka mbihereye ngenda mbihera ku murongo, kuko hari abantu rwose usanga bakora amakosa kandi bakayakora mu buryo nabo batazi rwose. Ni ukuvuga ngo nk'uko nabatangiriye kuri public, kuri private ni uburyo video yawe wayishyiramo ariko akaba ari wowe wenyine ufite access yo kuba wayireba. Icyo ni icya mbere. Ndi kubisubiramo kugira ngo kuko hari abantu bagiye bavuga ngo ndihuta.
iyo videwo iyo imaze kwishyiraho, ni ukuvuga ngo nta muntu wemerewe kuyireba atari wowe, ni wowe wenyine wemerewe kuyireba wenyine, nta wundi muntu wemerewe kuyireba. Noneho ikindi unlisted, uyu muntu ushobora kuyireba ari we wenyine uyifite, cyangwa ukaba wahereza umuntu link akaba yayijyaho akayireba. Hakaza n'ikindi bita schedule ariyo ngiye nshishikariza n'abantu ba YouTubers kuba ariyo mwakoresha cyane, kuko schedule nk'uko ngiye kubereka schedule, ujyaho ukajya ku itariki ushaka, tuvuge wenda ushaka kuvuga uti nzayishyiraho isaha n'iyi, nzayisetinga as a premier, wowe ugahita ukanda kuri schedule. Iyo ukanze kuri schedule, ya videwo yawe igira ite, ya videwo yawe izaza igihe wayishyiriyeho. Nk'umuntu ayishyizeho ku itariki 19 z'ukwa kane 2025, izajyaho saa 8 z'ijoro n'iminota 15, urugero ndi gutanga. Iyo umaze kubisetinga, YouTube algorithm iragenda ikiga kuri ya videwo yawe mu gihe wowe uba wiyicariye utegereje ko videwo izajyaho, ikayigaho, ikayikosora, ikabasha no kuyigeza ku bantu bazayireba. Ni ukuvuga ngo rero ibi bintu, ikibazo twakwibaza, nawe ubwawe wakwibaza, uravuga ati se iyo videwo izajyaho ntari online? Izajyaho cyane. YouTube algorithm irayifata ikayigeza ku bantu bagomba kuyireba. Niyo mpamvu ngo ushishikarize gukoresha ubu buryo bwa schedule, ugaschedulinga igihe izageraho, ukavuga ati nzajyaho ku munsi w'ejo, YouTube algorithm ikagenda ikayigaho, none iyi videwo ikazasohoka neza nta kosa ririmo, kandi ikagera ku bantu bayireba cyane. Ibi ni ibintu rwose mbashishikariza mwa bantu mwe, ibi rwose ibi bintu nimubikora bizagenda neza. Ikibazo tugabaza ni iki ngiki, ese iyi videwo urabona hari ikintu igufashije? Urabona igushimishije? Iyi videwo niba igushimishije cyangwa ufite ikibazo, uracyandika muri comment umbaze, nzakora indi videwo, indi part 2, kugira ngo mbereke uburyo noneho bikora n'uburyo ubonamo resultat nziza. Niba bigushimishije rero kora like, ukore subscribe, kandi ndabakunda cyane. Tuzongera muri videwo itaha, nzabereka noneho result yabyo neza. Murakoze rero mukomeze gukurikirana MD Empire TV. Ciao ciao, see you kuri indi videwo izakurikira. Murakoze.